muraho neza. Ni Intore Alexis ya Kayanza. Ndi umwana w'umupapa ndivuze. Wowe witwa nde? Muherere hehe? Ibi ni Ibirori TV, ikiganiro nibimenye nawe. Bimenye. Byumve ugira icyo ukuramo. Niba ngombwa udukandire subscribe. Tega amatwi nkwibwirire. Ndasoma nkabona n'amahanga nkasesengura. Nanjye ibyo nasomye nkababwira. Akazi kanjye niko nako ngako. Ndasoma na n'ubu ndangiye kubabwira iki kiganiro ndongera nsome. Nsome ibyo abahanga banditse nkababwira. Gahunda ni imwe. Gahunda niyo nicyo cyanzanye nanjye nzabibaha. Tugiye kureba kuri iki kintu: ishyari, urwango, itiku. Muri make tugiye kureba ku ishyari. Ishyari ni iki? Ni igihe umuntu adashimishwa n'ibyo urimo cyangwa kwaguka kwawe, akenshi yari byiza. Ni igihe imigenzo yawe myiza idashimisha abandi ubundi. Icyo gihe tubyita ishyari. Umunyarwanda wawucenga ishyari n'ishyano. Nibyo wabyumvishe neza. Igihe imigenzo yawe idashimishije undi ukubona cyangwa undi muntu muri rusange, kandi iyo migenzo itamushimishije akaba ari myiza, icyo gihe tuba tubara ibindi. Ishyari. Kuki abantu bagira ishyari? Ishyari ryaturutse he? Ubwo rwango rwavuye he? Biterwa n'iki? Bituruka he? Nyuma turaza kureba twabigwanya dute. Nibyo abantu benshi bafite ishyari, kandi uzakugira ishyari ni wa muntu uzi ibintu byawe, uzi ibyawe. Uvuye kugura akatisheti, uvuye hariya City Plaza, uvuye kugura akatisheti, uri kunyura ku muntu wabuze nakugura ubugari bwa 500, uratangirira yariye. Nta na desa zo kunywa icyayi. Naguze aka, nafashe aka. Ndabizi, nzi neza ko kubera ubujyajya, kubera n'abantu ukuntu duteye, ntazabirakariramo, azabika, azasivinga. Muri ibyo bintu ntabwo wakugombye kubimwereka. Imana araguhaye, wagize Imana iraguha. Wano uraramutse, nawe yaramutse. Ariko kujya kumubwira ibyo bintu ntacyo byari kumumarira. Ariho icyo gihe uzamuzamurira ibyumviro bizamuzamura, bimubwira ati uriya muntu yageze kuri iki. Kuki se yabimbwiye? Kuki yabimbwiye? Yashakaga kugira ngo bigende bite. Waba wamwiratagaho, waba utamwiratagaho, azahita bifata nk'ubwirasi. Ibyumviro bye bizahita bimuganisha kwa mwiraseho. Ashake buryo ki akwapoza. Ariho wumva umuntu ngo yagira ubundi ishyari. Ishyari n'ishyano. Umuntu wituriye Kayonza, ubundi yituriye mu Kinigi mu majyaruguru y'u Rwanda, undi yituriye hariya Huye. Nta kibazo ufitanye. Barafikisi, ntibaziranye. Umwe yabwiriwe, undi yaburaye. Undi yarakize, undi yarikeneye. Hari ujya rimwe ku munsi, hari ujya gatatu ku munsi, umwe yirira rimwe. Ntibaziranye. Nta mwanzi, nta mukunzi. Babanyeho gutyo kuko babonye ko ntacyo barafashanya. Nawe iyo nshuti nimba ntacyo uramufasha, amagambo mubwira ntacyo amufasha. Kuki umutima wawe uguhatiriza kumwereka ibyiza byawe? ari imbere y'amategeko, ari imbere y'Imana.
ntabwo biri mu nshingano zo kujya kumwereka ibyiza wagezeho. Nawe nta tegeko rimuhana cyangwa se rimuhatiriza kumva ibyo wagezeho, uri kumubwira ngo bimumarire iki? si desa zo kunywa ubuyi bamuhaye twabivuzeho, ariko bimubwira ngo bimumarire iki? Akenshi abantu biyemera bagira kugwango. Nibyo wabyumvishe neza, abantu biyemera bagira kugwango. Ariko se uri wabona ba bantu bikorera ubuntu bwabo bucece, bigireho icecekere nimba utari umusazi. Abasazi niba bakora ibintu byabo babivuga, niyo mpamvu bakubwira ngo bizakugora gutera imbere ukora ibintu usakuza, ukora ibintu bivuga. Nimba ari byiza icecekere, biha amaboko, hatiriza kure cyane. Waba ufite abanzi, waba ufite inshuti, kore cyane, shyiramo ingufu, esprit speed nyinshi cyane. Abo bantu, abo ba competitor, abo ba neighbor basobe, bakunde, muhe peace, ntacyo bitwaye. Vuga make abaze, wite ku iterambere ryawe. Urwango ruva kwa kundi ufata imigirire yawe ukumva ko buri cyose ugiye kukereka abandi, ugiye kubereka iterambere ryawe, ariko ntabwo uzabaha ku iterambere ryawe, ntacyo bigufasha. Ariho ugiye kubazamurira ya myumvire mibi, ntabwo bari kuzayigira s'il vous plaît. Cyumve neza, genza, gira imigenzo, gira uko ukora, gira kugenza, gira kugenza mu gahunda zawe, ugire uko ukoramo ibikorwa byawe, gira uko ukorana n'abandi, reka ubwiyemeze, icecekere, ivugire make. Ikiza abantu benshi bahatiza kudakunda Imana. Iyo ubikoze wicecekeye wikundira Imana n'abantu, abantu bazakukunda, Imana izagukunda. Ntawe uzi ibyawe wumve ngo wakoze iki, ntawe uzi ibyawe kadigira kangaka kiyongeye mpamyabushobozi, ntawe uzi ibyawe wabuze iki. Ejo tuzatuvuga ibindi n'ibindi muri siransiye wicecekeye, ejo bundi tuzatukubara uwundi muntu. Gira kugenza, tuza gendana n'abandi, nukora ibya bintu byawe gake buhoro, ejo bundi tuzatukubara mu wundi muntu. Ndizera kugeza icyo ukuramo. Ibi ni Ibirori TV, bimenye nawe. Ikiganiro nibimenye nawe, nabibabwiye. Ku bucuti dufitanye dukore subscribe. Wakoze cyane, amahoro y'Imana abane nawe.